icya mbere aba bantu bateraniye hano bamenye ko ari we Mana. Icya kabiri bamenye ko ari wowe wantumye wampamagaye. Nusenga Imana ujye ushakira Imana icyubahiro cyayo, ariko nawe ntuziyibagirwe. Ntabwo wabona misago ufite ubute mu kubyara. Kubona misago bigusaba kubyara, uyu mwaka ukabyara, undi mwaka ukabyara, undi mwaka ukabyara, undi mwaka ukabyara, ukabyara kugeza ubwo uba utakibwira abantu ko wabyaye, bakajya babona uhetse gusa. None se kuhetse wabyaye ryari kutatubwiye? Amakuru agera kuri Yezebeli, umudamu wa Ahabu. Ahabu yari umunyantege nke cyane, iyo wabaga wamubabaje yakuregeraga umugore we. Benihadadi yari umwami w'Abasiriya ugira agasuzuguro. Benihadadi yari umwibone. Benihadadi yariyemeraga. Namwe murebe ukuntu yiyemeraga. Ubwa mbere yatumye kuri Ahabu, aramubwira ati abagore bawe ni abanjye. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nababwiye ko nitwa Misago Alfredi. Iri zina Misago ni rimwe mu mazina ari kugenda abura ku isoko, kubera ko kubona Misago bigusaba kubushirika ubute mu kubyara. Bigusaba kubushirika ubute mu kubyara, ukaba utari umunebwe rwose, kuko ntabwo wabona Misago ufite ubute mu kubyara. Kubona Misago bigusaba kubyara, uyu mwaka ukabyara, undi mwaka ukabyara, undi mwaka ukabyara, undi mwaka ukabyara, ukabyara kugeza ubwo uba utakibwira abantu ko wabyaye, bakajya babona uhetse gusa. None se kuhetse wabyaye ryari kutatubwiye? Hari imbyaro umuntu ageramo ntibikiri inkuru, bakajya babona ahetse gusa. Kuhetse se wabyaye ryari? Ntibyari ngombwa. Naho yanze kubivuga ngo adatanga amakuru, ikiganiro kikagira gute? Kikaboneka. Kubona Misago bigusaba kuzuza 10 ukabona gusagura. Bakavuga ngo ni 10 n'iki? Ni Misago. Wabyara uwa 11 Misago cyangwa Nyiramisago akabagize gute? Arabonetse. None mwabana b'Imana mwe, mukurikije uko ikirere kimeze, murabona ba Misago batazaba bakeya ku isoko? Kandi n'ubu byaratangiye. Kugira ubona umwana mutoya witwa Misago ashobora kuba umuti, n'ubu byaratangiye. Ubu rero kubera ko Imana itakemera ko izina rizima, ubu ba Misago bariho tuzarama. Turame. None se Imana yatuma izina rizimira burundu? Tuzarama, tujya twiyuburura turame, ariko izina ntirigire gute? Ntirizime. Umwami nabishimire mu izina rya Yesu. Nishimiye kubana namwe. N'ubwa mbere tubanye, ariko sibwo bwa nyuma. Mbaye nkufashe irembo rwose. Reka rero dusome ijambo ry'Imana, mbaho ubutumwa Imana yampaye kubaha, none nze no kubasengera Imana. Igitabo cy'Abami, tujye mu gitabo cya mbere cy'Abami, igice k'19, dusome umurongo wa 7. Igitabo cya mbere cy'Abami, igice k'19, umurongo wa 7. Reka dusome. Marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho, aramubwira ati byuka urye, kuko urugendo ari runini rugukomereye. Marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho, aramubwira ati byuka urye, kuko urugendo ari runini kandi rugize gute? Rugukomereye. Tuge mu gice cya 20, aho ngaho twari turi gusoma, mu gice cya 20 noneho umurongo wa 22. Igice cya 20 umurongo wa 22. Hanyuma umuhanuzi araza asanga umwami w'Abisirayeli, aramubwira ati genda wikomeze witegure umenye uko uzabigenza, kuko umwaka utaha umwami w'Isiriya azongera kugutera. Hanyuma umuhanuzi araza asanga umwami w'Abisirayeli, aramubwira ati
genda wikomeze witegure umenye uko uzabigenza, kuko mu mwaka utaha umwami w'Isiriya azongera kugira gute? Kugutera. Reka dusome irindi somo rimwe riba mu Bacamanza igice k'13 umurongo wa 6. Abacamanza igice cyaho k'13 dusome umurongo wa 6. Uwo mugore ahera karaza abwira umugabo we ati, umuntu w'Imana yaje aho narindi, kandi mu maso ye hasaga n'ahamarayika w'Imana, hateye ubwoba, ariko sinamubajije aho yaturutse, nawe ntiyambwiye izina rye. Ariko arambwira ati, dore uzasama inda ubyara umuhungu, kandi uti, uhereye none ntukanywe vino cyangwa igisindisha, ntukarye ikintu cyose gihumanya, kuko uwo mwana azaba umunaziri ahereye akiva mu nda ya nyina ukageza aho azapfira. Nuko Manowa yinginga Uwiteka ati, Nyagasani, ndakwinginze ngo uwo muntu w'Imana wadutumyeho yongere agaruke muri twe, atwigishe uko tuzagenza uwo mwana uzagira gute? Uzavuka. Nuko Manowa yinginga Uwiteka ati, Nyagasani, ndakwinginze ngo uwo muntu w'Imana wadutumyeho yongere agaruke muri twe, atwigishe uko tuzagenza uwo mwana uzavuka. Amen, amen. Yesu wacu nashimwe. N'aya magambo ni ibi byanditswe tugiye kwifashisha tuganira, tubaha ubutumwa Imana yaduhaye kubaha. Ni amagambo agera muri 3 turi bugarukeho. Dusomye ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya mbere cy'Abami igice k'19 umurongo wa 7. Ni inkuru za Eliya. Eliya ni umuhanuzi wavugaga rikijyana. Eliya yari umuhanuzi utavugirwamo, inkuru ze murazizi. Yari umuhanuzi ukomeye, yaranicaga agakiza. Ni umuhanuzi wafataga ibyemezo atagombye no kwirirwa agisha Imana inama, kuko hari ukuntu umuntu agirana umubano n'Imana akagera ku rwego kuvuga kwe bingana no kuba Imana nayo igize gute? Ivuze. Hari n'abantu Imana iba yarahaye amasezerano akomeye ku buryo kukwaturiraho umugisha uhita uwubona, atiriwe abaza Imana ibindi. Kukuvuma bihita bigira gute? Bihita bigufata. Abo baba bahari. Hari n'abantu Imana iba yarahaye amasezerano y'ubumara ku buryo kubavuga nabi bihita bikugiraho ingaruka, ntandi magambo agize gute? Abayeho. Abo nabo barahari. Niyo mpamvu umuntu utazi amakuru ye, utazi umubano afitanye n'Imana, utazi icyo yavuganye n'Imana, ubusabwe kumugenda kumwitondera, kuko hari igihe ushobora kumuhabiraho bigahuza nuko agendana amasezerano atsikamira abashaka kugira gute? Kumutsikamira. Ubwayo akaba ari yagutsikamira ubwayo, bitewe n'icyo Imana yamuvuzeho, bitewe n'icyo bavuganye n'Imana. Kuko niba Imana ivuze amagambo akomeye ku muntu ikamubwira ngo nguhinduye umugisha, uzakwifuriza umugisha azagira gute? Azawubona. N'uzakuvuma nzamuvuma. Byumvikane ko uwo muntu ntabwo aba akirwanirira, arwanirirwa n'icyo Imana iba yaragize gute? Yaramuvuzeho. Haleluya. Aba bahanuzi rero babaga bakomeye, baromatanye n'Imana ku rwego ijambo bavuze bingana nuko ari Imana irivuze. Nicyo cyiciro Eliya yararimo. Eliya yahagaritse imvura atitaye ku nzara izarya abantu, we yitaye ku cyubahiro cy'Imana cyagiye ashaka ko kigaruka mu Isiraheli. Imana iramushyigikira, biremera, imvura arayihagarika. Amaze kwihagarika imyaka 3 n'amezi 6, abantu barasonza, ariko Imana wimucira kanzu. Imucira kanzu. Bana b'Imana, mbibutse ko haleluya, ni Imana yirengera ingaruka watewe n'ishyaka ryo gushaka gukiranuka. Izo ngaruka Imana igira gute? Irazirengera. Ni umwishingizi wazo. Nushaka kubaha Imana, ugashaka gukiranukira Imana, ugahura n'ingaruka, ujye umenya ngo Imana ni umwishingizi w'izo ngaruka. Ni Imana izirengera, ni Imana izishingira. Eliya Imana iramutunga, ibana nawe, igihe kiza kugera
afata icyemezo cyo kwiyereka Ahabu. Afashe icyemezo cyo kwiyereka Ahabu, Bibiliya iratubwira ngo yatumye umugaragu witwaga Obadiya yakoraga mu rugo kwa Ahabu, aramubwira ati genda umbwirira Ahabu ko ndi hano. Arabivuga, amaze kubivuga Ahabu yohereza abasirikari bo kumufata. Abasoma Bibiliya itubwira ko yishe abasirikari 100, haje 50 arabatwika, haza abandi 50 arabatwika, kugeza ubwo haje icyiciro cya 3 cyicishije bugufi ngo nacyo kidapfa nk'uko abandi bagize gute bapfuye. Eliya yarakomeye, Eliya yarateye ubwoba. Haleluya. Eliya nyuma yo kwitaba Ahabu, icyifuzo yatanze ni kimwe. Yaravuze ati nta bindi tuvugana, nuko mpabahanuzi ba Bayali tukazamukana ku musozi Imana nyamana ikagaragara. Bana b'Imana, nubwo iyi si ibintu bigenda byivanga, ariko Imana nyamana izagira gute? Izagaragara. Imana nyamana izagaragara. Izagaragara. Barazamuka. Mu kuzamuka bageze ku musozi Karumeli, mu masezerano yagiranye n'abahanuzi ba Bayali yarababwiye ati noneho rero nimutegura igitambo, nimumara kugitegura mufata umwanya wo guhamagara Imana yanyu, nimanura umuriro ugatwika iki gitambo, iki gicaniro hano hantu hagashya, ndemera ko ibyo musenga n'ibyo mwayobotse ari ukuri. Abaha umwanya barabanza. Bana b'Imana, ibitavuga Imana mujye mubireka bibanze. Mujye mubireka bigira gute? Bibanze. Arabareka barabanza. Afata akanya ko kubashinyagurira no kubishima hejuru. Ku mugoroba abasaba umwanya, arababwira ati kuko ntacyo mwagezeho nanjye ni mumpakanya. Nabo bamuhakanya. Ndashaka kugera ku butumwa Imana yambaye kubaha. Haleluya. Noneho bamuhaye umwanya, yasenze Imana. Mu magambo yasenze yaravuze ngo Mana nyumva, unyumve, unyumvire. Icya mbere, aba bantu bateraniye hano bamenye ko ari we Mana. Icya kabiri, bamenye ko ari wowe wantumye, wampamagaye. Nusenga Imana ujye ushakira Imana icyubahiro cyayo, ariko nawe ntuziyibagirwe. Ujye ushakira Imana icyubahiro cyayo, ariko nawe ntugire gute? Ntiwiyibagirwe. Ujye ubanza icy'Imana, ariko nawe yibwira uti Imana ntubanteze, ntutume bancisha mwiki mwijisho. Nibyo nibamenye ko ari wowe Mana, ariko nanjye bamenye ko ndi umukozi wawe. Nibamenye ko ari we Mana, ariko nanjye bamenye ko ntavangiwe. Nibamenye ko ari we Mana, ariko nanjye bamenye ko ari we nakurikiye. Nibamenye ko ari we Mana, ariko nanjye bamenye ko ndi umwana w'Imana. Nusenga Imana ujye uyishakira icyubahiro cyayo, ariko nawe uyisabe kuguhesha iki? Agaciro. Haleluya. Eliya asenga Imana iramwumva, imanura umuriro utwika igicaniro. Abantu bose bateraniye kuri uwo musozi bahimba indirimbo ivuga ngo Uwiteka ni we Mana. Iyo ibintu bihindutse biba byoroshye kugira ngo abantu bahimba indirimbo babiririmbira. Iriya ni indirimbo bahimbiye ku musozi, ntabwo yari isanzwe iririmbwa, nta bitabo yari yanditsemo, ahubwo ibihe Imana ihinduye bitera abantu kubona icyo bavuga, bitewe n'icyo Imana igize gute? Ikoze. N'icyo Imana ikoze. Bararirimba baravuga ngo Uwiteka ni we Mana. Arangije aravuga ati ni byiza muraririmbye, ariko ntabwo nyuzwe nkiri kubona abahanuzi ba Bayali, ntabwo binyuze. Asaba ko yabamanukana akajya kubica. Niko byagenze, yarabamanukanye arabica. Ubu bamwita Eliya, yari umuhanuzi ukomeye. Ariko bana b'Imana, hakomeye Imana yonyine. Umwana w'umuntu hari ahagera akagira intege nke.
nyuma y'ibyo bikorwa byose mbabwiye n'ibindi ntavuze, amakuru agera kuri Yezebeli umudamu wa Ahabu yari umunyantege nke cyane. Iyo wabaga wamubabaje yakuregeraga umugore we, kuko yari azi ko umugore we ari we munyembaraga. Munabyibuke umunsi asaba uruzabibu rwa Naboti akarumwima, we yabonye ntacyo yakora, ariko kuko azi ko yizeye imbaraga z'umugore we ajya kubitura umugore aramubwira uti humura ntugire ikibazo, ibyakunaniye ngiye ngize gute ndabishoboye. Ahabu avuye ku musozi ntabwo yanejejwe nuko abahanuzi b'umugore we babishe, ariko kuko nta kindi ari bukore asanzwe yiziho intege nkeya, yagiye gutakira umudamu we. Eliya se ntabishe? Ntabamaze se? Hari n'umwe se usigaye? Harabishe da. Umudamu ati arabayisha, ati none se bose ntabishe? Ni nkaho yakamubwiye ati niba hari icyo ukora agira gute gikore. Yezebeli kuko yari mubi atuma kuri Eliya aramubwira tumva mumumbwirire muti nintamuhwanya n'abahanuzi banjye yishe imana zizabimpore. Kandi izo mana ari kuvuga zizabimuhora ni za zindi biriwe bahamagara kuva mu gitondo bakagera nimugoroba ntacyo zakoze. Mwumva imana ari gukangisha Eliya, imana bahamagaye kuva mu gitondo nizo ari kubakangisha. Imana bavuga ntizumve nizo akangishije Eliya, imana zitareba nizo akangishije Eliya. Ariko kuko umuntu wese agira hagera akagira intege nkeya, Eliya ubwoba bugira gute buramutera. Bumaze kumutera, umuntu wisha abasirikare batwaye imbunda, umuntu wisha abahanuzi ba Bayali, umuntu wabwiye Ahabu akamubwira ati niwe n'inzu ya so mwateje ibibazo, ariko Yezebeli avuze rimwe ubwoba bugize gute buramufasha. Bana b'Imana, ibikombe biratandukanye. Hari igikombe umuntu ageramo, haleluya, hari igikombe winjiramo ugasanga ni igikombe cy'ubwoba, ugasanga ni igikombe cy'umwijima. Uretse kurengerwa n'Imana ntabwo biba byoroshye. Nta kindi Eliya yakoze. Ijambo rya mbere yaravuze ngo ngiye ku bwanjye gupfa binduteye kugira gute kubaho. Akora igikorwa gisa no kwiyahura, aho yagiye aryama munsi y'igiti cy'umurotemu. Cyari igiti gifite amateka y'uko ukiryamye munsi kikagutonyangirizaho amakakama no gupfa wagira gute wapfa. Mu yandi magambo ni nko kuvuga ati n'ubundi ntacyo ngikomeje kubaho, Yezebeli n'ubundi agiye kunyica, reka ngende noneho ngewe niyice hakiri kare, ngewe mpfe hakiri kare. Ariko ndashimira Imana kutagereka abantu bayo, haleluya. Ntabwo Imana igereka abantu bayo. Iyo wabanye n'Imana mukagumana no mu bihe by'intege nkeya, Imana izabana nawe. Aho niho marayika w'Imana yamusanze, ya magambo twasomye, haleluya. Arabanza muzanira umutsima. No mu gihe cy'intege nkeya nubana n'Imana izaguha umutsima, Imana izaguha imbaraga. Marayika muzanira umutsima ararya, arongera araryama, anywa amazi araryama. Ngo marayika agaruka bwa kabiri, aramukomanga aramubwira ngo byuka urye kandi unywe, kuko urugendo ari rurerure kandi rugize gute rugukomereye. Ijambo rya mbere Imana yampaye, yambwiye ngo mbabwire ngo musabe Imana impamba, kuko urugendo ari rurerure. Musabe Imana iki? Impamba. Tuvuye 2023 twije 2024. Hari ibyo turwanye nabyo turabinesheje, hari intambara turwanye nazo turazitsinze. Ariko uyu mwaka twinjiyemo nidusaba Imana impamba ihagije, kuko urugendo ari rurerure kandi ntabwo rworoshye. Ubwo nibwo butumwa bwa mbere nahawe kubaha, no gusaba Imana yacu iki? Impamba. Eliya bamuhaye ibyo kurya abigenderaho iminsi 40 n'amajoro 40. Dukeneye impamba tuzagenderaho iminsi 365. Imana iduha impamba igize gute ihagije. Mu mwuka iguha impamba no mu mibereho iguha impamba.
kuko urugendo ni rurerure. Ijambo rya kabiri twasomye mu gice cya 20 umurongo wa 22, iriya nkuru iyo ihereye haruguru ivuga kuri Benihadadi umwami w'Abasiriya. Mwabana b'Imana mwe, munyemereye mbabwire gato Benihadadi ni mubi. Benihadadi ni mubi. Imana ibarinde Benihadadi. Benihadadi yari umwami w'Abasiriya ugira agasuzuguro. Benihadadi yari umwibone. Benihadadi yariyemeraga. Namwe murebe ukuntu yiyemeraga. Ubwa mbere yatumye kuri Ahabu, aramubwira ati abagore bawe nabanjye, abana bawe nabanjye, ifeza utunze nizanjye, izahabu zawe nizanjye, nzaza kubifata. Ahabu amanika amaboko aravuga ati uzaza ubijyane databuja. Intumwa ziragenda zibwira Benihadadi ziti Ahabu yabyemeye uzabijyane. Benihadadi ntiyanyurwa. Ntabwo Benihadadi ajya anyurwa yo hari akantu na gato gifite. Gahunda ya Benihadadi ni uko usigara nta kintu ugize gute ufite, haba mu mwuka no mu mubiri. Yongera atuma intumwa bwa kabiri arazibwira ati mugende mumwumwirire ngo ibyo ampaye ntibihagije, ahubwo nzaza nsake. Nzohereza intumwa zanjye zisake, icyiza cyose bafite nzagitwara. Benihadadi, gahunda ya Benihadadi ku buzima bwawe nuko ntacyo agomba kugira gute kugusigira. Intumwa ziraza zibwira Ahabu, ziramubwira zitumva rero Benihadadi aratubwiye ngo ibyo wari wamuhaye ntabwo bihagije, ahubwo ejo arohereza intumwa ze ziza zisaka urugo rwose, ikintu cyose cy'agaciro ufite bazakigutwara. Murumva imigambi Satani adufitiye? Imigambi adufitiye murayumva abana b'Imana? Nuko agomba kudusaka ntagire icyo agira gute adusigira. Aha bahamagara abatwara arababwira ati nimuze mbabwire, ati nimuri ukuntu uyu mugabo ari kunyiyenzaho. Ejo yantumyeho ngo muha abagore banjye ndabamwemerera, yansabye ifeza narazemeye, ansaba abana ndabemera, izahabu narazimwemereye, none dore arongeye ngo ejo ngo azohereza intumwa ziza zisaka ngo icyiza cyose dufite azagitwara. Namwe nimungire inama y'icyo ngomba gukora. Abatware baramubwira bati Benihadadi mwihorere muhakanire ntubimuhe. Umurongo w'11 uravuga ngo nuko Ahabu atuma kuri Benihadadi aramubwira ngo mumubwire muti ucyambaye umwambaro w'urugamba, haleluya, ye kwirata nk'uwikuyemo agize gute atabarutse. Iyo umuntu akiri ku rugamba ashobora kuraswa, umuntu ukiri ku rugamba yahagwa. Uwo kubyina intsinzi ni umuntu ugize gute utabarutse. Benihadadi barabimubwira, bayimubwiye kamera zose zirahaguruka. Nuko avuze Ahabu avuze, ntabwo anzi, ndaje nkwereke. Arongera atuma intumwa bwa gatatu. Benihadadi yarasuzuguraga, yari umunyagasuzuguro. Atumye intumwa ya bwa gatatu arazibwira ngo mugende mumwumwirire ngo ejo nzaza n'ingabo zanjye, i Samariya nihaboneka umukungugu wuzuye ikiganza, Imana zizabimpore. Haleluya. Intumwa ziraza zibibwira Ahabu. Zimaze kubibwira Ahabu, umuhanuzi w'Imana barahagurutsa arahanura. Imana iduha abahanuzi mu izina rya nde rya Yesu. Ndi kwinginga Imana ngo ihagurutse abahanuzi, kandi abahanuzi bazima, abahanuzi baduha ihumura aho byari bikomeye, abahanuzi baduha amakuru aho byari biducanze, abahanuzi baduha icyerekezo aho twari tubuze icyerekezo. Imana iduha abahanuzi kandi bazima. Umuhanuzi arahaguruka arahanura, abwira Ahabu, aramubwira utumva ati ejo uzagenda ubatere, ati ntubatinye ejo uzabatere. Ahabu rero kubera ko yagiraga utuntu tw'utunyanga twinshi, ntabwo nubwo Imana amugiriraga neza ariko yari umunyamanyanga. Ahabu
kubera atajyaga yizera neza ko Imana imwemera, niyo Imana yamubwiraga ibintu ntiyapfaga kwemera. Iyo yamubwiraga ibintu byiza ntiyapfaga kwemera ko ari we iri kubibwira. Mubyibuke ko no muri kiriya gihe Imana imwoherereza abo kumushukashuka, muzabona mu gice cya 22, imwoherereza abo kumushukashuka. Uwitwa Mikaya nawe yaje kuza guhanura bwa kabiri, arabanza aramubwira ngo genda nyine utere uzatsinda, kubera ko atizeye ko ibyo bintu byamugirirwa. Aravuga uti ariko Mikangaho ndahira ko kuvugishije ukuri koko buriya nzatsinda. Iyo rero umuntu azi ko adakwiriye ibyiza, niyo bimubwiye yumva ko atari ibye. Iyo umuntu azi neza ko adakwiriye ibyiza, urabimuha kumva ntabwo ari ibye. Ariko iyo umuntu azi ko akwiriye ibyiza, urabimuha akabisamira hejuru ati n'ubundi nari mbikwiriye. Umwami Imana duhagarike ku gasozi ko kumva ko ibyiza tugize gute tubikwiriye. Aha babaza umuhanuzi ati se ni Imana ibikubwiye ko nzamutera? Ati ni Imana ivuganye nanjye. Kandi nturindire ko agutera. Ariko ndashimira Imana ko iyo Imana ivuze ibyo umuntu yatinyaga niwe ubyishoramo akabitera. Benihadadi wahamuye Ahabu, Benihadadi wahindishije umushyitsi Ahabu, none Imana iravuze ngo aba ari uzamutera, aba ari uzajya kumukora mu jisho. Imana yivuze ibikomeye bihinduka ibigize gute ibyoroshye. Aha baramutera kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Urugamba ararurwana kandi agira gute ararutsinda. Amaze kurutsinda barataha, baricara barajya baranezerwa. Twatsinze. Aho rero niho umuhanuzi yongeye guhanura bwa kabiri ya magambo twasomye. Aramubwira tumva rero nkubwira Ahabu, nubwo muri kurya ko mutsinze, ndagutangariza ko Benihadadi yongeye gutegura iki intambara. Genda wikomeze umenye uko uzabigenza, kuko no mu mwaka utaha Benihadadi azongera agire gute agutere. Ubutumwa bwa kabiri Imana yampaye, yambwiye mbabwire ngo nimusabe Imana imbaraga z'ikindi gihe, kuko uduhushije umwaka tuvuyemo no muri uyu azongera agire gute adutere. Nidusabe Imana imbaraga kuko uduhushije umwanzi ducitse, uwaduhigaga umwaka tuvuyemo ari gutegura indi ntambara, ari gutegura urundi rugamba, kandi arashaka kongera kugira gute kudutera. Ariko dusaba Imana iki imbaraga z'ikindi gihe. Kandi bana b'Imana, mugira ngo Benihadadi intambara ya kabiri ari gutegura izaba isa n'iya mbere? Ntabwo zisa. Benihadadi yaravuze ngo umva, nabimenye impamvu bansinze. Twarwaniye ku musozi, kandi Imana yabo ni inyembaraga ku musozi, ariko mu kibaya ntigira ingufu. Noneho duhindura ubundi buryo, umwaka utaha tubaterere mu kibaya. Hari abantu bazi ko Imana yacu, haleluya, hari aho igira imbaraga, hari n'aho igira intege nke, ariko Imana yacu ni Imana yo ku musozi, ni n'Imana yo mu kibaya, ni Imana yahakomeye, ni n'Imana yahagize gute yahoroshye. Iyabanye natwe ku musozi no mu kibaya igibana natwe. Benihadadi afite indi migambi yo kudutera. Nitwikomeze ku Mana itwambika imbaraga z'ikindi gihe. Mu kiganiro Yesu yagiranye na Satani muri Luka igice cya 4, baraganira akajya mugerageza mu buryo butandukanye. Murongo w'13 turavuga ngo umwanzi arangije ibyo mugerageza byose, aramureka mutega ikindi gihe. Mwabana b'Imana mwe ndabibutsa ko hari ibyo umwanzi umwaka ushize amanitse amaboko ko tumucitse, ariko aduteza ikindi gihe. Aduteza ikindi gihe. Rubyiruko, umwanzi abateza ikindi gihe. Ushobora kuwusoza uriya mwaka uri umusore, ukawusoza ufite ubuhamya buzima. Hari na Benihadadi ucitse, ukavuga uti hari Benihadadi w'umukobwa ncitse, ndashimira Imana ko nsoje uyu mwaka ari amahoro, ariko gutegereje ikindi gihe.
hari Benihadadi w'umusore ucitse ariko aragutegereje. Mwababyeyi mwe, hari ba Benihadadi mucitse ariko no muri uyu bagize gute, barabategereje. Bagabo bagenzi banjye, hari ba Benihadadi gucitse umwaka ushize ariko muri uyu bagize gute, baradutegereje. Umuhanuzi arahanura aravuga ngo genda wikomeze umenye uko uzagira gute, uzabigenza. Imana itwambika imbaraga z'ikindi gihe. Ijambo rya gatatu rikubiye muri ubu butumwa, twasomye ijambo ry'Imana mu Bacamanza igice c'13. Hariya havuga ku nkuru za Manowa se wa Samusoni. Bari ingumba ntabwo babyaraga, ariko nubwo batabyaraga bari abakandida bo kubyara. Mbibutse ko abantu bashobora kuba mu kigeragezo gisa, ariko umwe ari umukandida wo kugisohokamo, undi ari umukandida wo kubana nacyo. Kuko Bibiliya hari ibintu bibiri igaragaza. Hari icyo bita igishakwe, hari n'icyo bita ikigeragezo. Igishakwe ni ikintu umuntu abana nacyo, yanasaba Imana kukimukiza ikamubwira ngo ubuntu bwanjye bugize gute, aba ari ikigeragezo. Kandi kiba gifite iherezo, kiba gifite itangiriro kikagira n'iki n'iherezo. Nubwo batabyaraga ariko bari abakandida bakugira gute, bo kubyara. Icyo bari bategereje n'iki, ni umuhesha wo kuzabahesha umwana. Mbibutse ko ibintu byinshi dutegereje Imana yavuganye natwe n'ibyo igambiriye kuri twe, turindiriye abahesha bazabiduhesha. Tutarahura nabyo tuzabisikana nabyo. Mu masengesho uzajya usenga, ujye ubwira Imana ngo mpuza n'umuhesha wo kumpesha ibyo wagize gute, wagambiriye kuri njye. Imana iboherereza umuhesha witwa marayika. Ahageze ahasanga umudamu, agirana ikiganiro n'umudamu, aramubwira ati ubu tuvugana, mugiye kubyara, muzabyara umwana umeze gutya, uzitwararike muri ubu buryo, kuko uyu mwana ugiye kuzabyara ni umunaziri. Umudamu amakuru arayakira. Umugabo atashye, umudamu atanga amakuru. Bana b'Imana, bantu mwubatse ingo, tujye twiga guha amakuru bagenzi bacu y'ibyabaye mu rugo batagize gute, badahari. Isi iri kugenda ihinduka kugera ku rwego umuntu w'umugore ashobora kwirirwa mu rugo, hakaza abashyitsi akabakira akanabaherekeza, ariko umugabo yaza ntamubwire ko hari umuntu wagize gute, wahageze. Ibi nabyo ni ubukunguzi, nabyo ni ubukunguzi. Ukirirwa mu rugo uri umugabo, ugasurwa n'abashyitsi, ugatuma fanta ku muhanda mukanywa, ariko umugore yataha mufatikanyije umuryango, ntumubwire ko hari umuntu wagize gute, wahageze. Iyo noneho umushyitsi wagusuye mudahuje igitsina, hari igihe uba uvuga ubusobanuro ndabukura he koko, ndamubwira ko umuntu w'umugore yari yansuye koko, aho ntaza gutegereza utuntu twinjira. Ese koko ndamubwira ko umuntu w'umugabo yaje mu rugo rw'umugabo mugenzi we adahari, bigahita biba inkomyi. Ariko mu gihe umuntu azi ko ntacyo yikeka, ijambo ry'Imana riravuga ngo imitima yitaducira urubanza tugize gute, turatinyuka. Haleluya. Iyo abantu babanye neza, uretse no kubwira mugenzi wawe bagusuye adahari, umubwire n'abo mwahuriye mu nzira bakagusuhuza. Urabamubwira rwose, turunaka twahuye twanatindanye yansuhuje. Umuntu udatanga amakuru y'ibyabaye mu rugo yatanga amakuru y'ibyaboneye hanze. Umudamu wa Manowa atekerereza Manowa umushyitsi wabasuye, aramubwira ati haje umushyitsi, ndabona agasa na marayika, sinamubajije aho yaturutse, n'amazina yavuye hano atayambwiye, gusa yambwiye ngo tugiye kubyara. Nta kindi Manowa yakoze, yaravuze uti sawa, numva hari impinduka zigiye kuza zidasanzwe mu muryango, kaninginga Imana imfashe. Bibiliya yatubwiye ngo yinginga Uwiteka, aramubwira ngo Mana uhoraho Uwiteka, twoherereza uwo muntu w'Imana wari wadutumyeho agaruke nanone. Namara kugaruka atwigisha uko tuzagira gute, tuzagenza uwo mwana uzavuka. Imana yampaye ijambo mbabwire nti haleluya, mwinginga Imana ibigisha uko muzagenza impinduka mugiye guhura nazo.
mwinginga Imana ibigisha uko muzagira gute muzabigenza. Tusengera ibisubizo tukibagirwa gusengera Imana itwigisha uko tuzabana nabyo. Mbibutse ko ibisubizo bije umuntu atarize uko azabana nabyo bimuhindukira ikigeragezo. Bimuhindukira ikigeragezo cyangwa bikamuhindukira isuka yo kumucukura urugobo rwo kurimbuka, cyangwa bikamuhindukira intwaro yo kurwanya Imana kandi ari Imana igize gute ibimuhaye. Mu minsi ishize Imana mbaye ubutumwa ngo nimbwira abantu ngo umugisha yabahaye bawuhinduye intwaro yo kuyirwanya. Umuntu atarakira umugisha w'Imana yari yoroshye ari umunyantege nke mu kubana n'Imana, ariko awakiriye awuhindura intwaro yo kurwanya iki Imana. Ni mu ijambo Adamu yabwiye Imana aribwira ngo umugore wampaye niwe watumye nguhemukira. Ni nko kubwira Imana ngo yutampa ibi ngibi simba nagize gute simba nahemutse. 2024 hari ibintu byinshi Imana izakora ku buzima bwanyu. Hari impinduka nyinshi muzahura nabyo. Hari imibereho muzakira mutari mufite. Hari ubuzima muzinjiramo mutabagamo. Ni mwinginga Imana ibigisha uko muzagira gute muzabigenza. Ko narindiho nkennye nkaba ngiye gukira nzitwara gute mu bukire. Ko narindiho ntarashaka nkaba ngiye kubaka urugo, Mana nzitwara gute muri urugo rushashya ngiye kujyamo. Siko ari igihe umuntu ashaka ukagira ngo yarazi ko ahari atazabyara. Nkunda kwibona nko ku bagabo, ugasanga umugabo umuntu w'umusore ashatse umugore mu minsi ya mbere bakiri bameze nk'abasiribateri, umugore akajya muhakeya akazimuha ejo bundi akana rikavutse urukundo rumwe yakundaga yahaga umugabo zikimuka zikajya hehe ku mwana, ugasanga umugabo yirakaje ntukinyitaho. Bakwitaho se wari uzi kuzagumba? Ushaka utazi kuzabyara? Imana itwigisha uko tuzagira gute tuzabigenza. Impinduka zose zije utaziteguye zikubera ikigeragezo. Haleluya. Ubutaha nzabigisha ibigendanye n'impinduka z'ibihe, ubundi ubuzima bwiza bwo kubaho. Igihe cyose witegura kwinjiramo ugikora repetition utarakijyamo, ukora repetition yacyo utarakinjiramo. Igihe cyose wizeye kuzabamo ugikora repetition. Iyo ukennye ukabuzi kuzakira ukora repetition yo gukira utarabawe, kuko iyo utayikoze burakwica. Uyikora kare, kireka niba uzi kuzapfura indushyi, ariko niba uzi ko amateka azahinduka repeti icyo uzagira gute icyo uzaba. Ujye unyuzamo rimwe ubeho nk'abakire. Uvuga uti nahahishaga 10,000 cyumweru ndabihahisha umunsi umwe ruzaca iki Imana. N'ubundi urondereza ubusaba ukagira gute bukimara. Ukavuga uti reka nirebere mu ishusho yuko nzabangiza gute nzaba meze. Kuko udashobora kurepeta ubuzima uzinjiramo. Ejo bundi buraje bukugore. Imana igutera iteka ntihongere kudusuhuza. Imana igutera iteka utwiceho. Imana igutera iteka wisuzugure kuko ntiwigeze urepeta icyo uzagira gute icyo uzaba. Uwiteka twigisha ko tuzagira gute tuzabigenza. Impinduka zose tuzahura nazo Uwiteka azatwigisha ko tuzagira gute tuzabigenza. Ndagira ngo dusengere ibyo byifuzo uko ari bitatu. Cyifuzo cya mbere, Imana iduha impamba kuko urugendo ni rurerure. Icyifuzo cya kabiri, Imana itwambika imbaraga z'ikindi gihe kuko Benihadad azongera agira gute adutere. Icyifuzo cya gatatu, mu mpinduka tugiye kubona muri uyu mwaka Uwiteka twigisha uko tuzagira gute tuzabigenza. Ngaho nimuhaguruke dusenga Imana. Muhaguruke dusenga Imana. Uwiteka twigisha uko tuzabigenza. Uwo mwana tuzamugenza gute? Ibyo bintu tuzabyigenza gute? Ubwo buzima tuzabubamo gute? Iyo mibereho tuzayibamo gute? Bwira Imana ngo Mana unyigisha uko nzabigenza mu mpinduka zizaza, mu buzima tuzabamo, imibereho yose izaza. Uwiteka kwigisha uko uzagira gute uzabigenza. Reka dusabe umushumba yigire hafi ihagije. Icya kabiri, Umwami Imana duha imbaraga z'ikindi igihe. Icya gatatu, Uwiteka twigisha uko tuzagira gute tuzabigenza.